nabaye déçu ntago nshaka ku ruhande nabaye déçu na saison yabo bombi ndetse ku bwanjye iyo haza kuboneka undi uri serious yakagombye kuba arimo atwara ibikombe kurenza abo franchement abo ku ruhande rwabo they messed up ntago ari kuri tubategerejeho bara nibo bantu bayoboye ruhago hano iwacu mu Rwanda bakwiriye kuba barimo kuduha nk'abanyarwanda bibirenze ibyo dufite rwose urebye match batakaza atari ngombwa nk'ubu muri phase retour ngira ngo ubanza bombi bamaze gutsinda match enye muri phase retour iyo phase retour nayo isigaranye ngira ngo iminsi niba atari 5 tutimagine match banganyije nizo batakaje hanyuma sivyo nibyo ujya gutetamo wasohotse ugiye guhagarara igihugu muri Afrika ninde so wagwaye amahirwe icyo ni icyambere ikindi cya kabiri hari ibintu bimaze kuba karande muri uyu mupira muri mu muvuga hangaha Kastari uri umunyamakuru navuga ngo imyaka irarenga 15 mu kazi wabaye navuga ko wabaye successful mu buryo bwose washinze radio wakoreye radio yoboye radio waravutse uragenda uri umugabo iyo ubonye itangazamakuru ryacu aho ririmo riragana by'umwihariko kuri murandasi ngira ngo mwebwe kubera ko uburyo bwo gukora bwari buke bwanatumaga mudakora amakosa menshi ubu ngubu ndihengeka hano mfungure YouTube channel nge kuri Instagram live turasabwa iki nk'abagenzi mu kazi kugira ngo tutazanduza n'isura nziza mwubatse reka mabwiza kuri ikintu kimwe kimbangamira sport aho umukinnyi muzima atari yaremwa aho umutoza gifite amahugurwa yo gufata nibiza kugera ku musifuzi kuki wataza kujya muri uwo mujyi kamera cyo kimwe nabandi nicyo kintu ntajya numva cyane muri sport urashaka umusifuzi mwiza uza gusifura imikino mibi tout simplement we have to admit byose ni bibi and we start from the scratch we build something abantu bagerageze kubaka ikintu kirimo gifatika hanga ariko icyo nakunda egoisme ntajya nkunda yo muri sport yacu ni melas mfite n'ikibazo n'amategeko yo mu Rwanda ntiyari yabitandukanye kuza kumbwira ko itegeko ry'itangazamakuru riza kugenga content creation c'est une erreur ni kosa rikomeye cyane ntago bishoboka ibyo ntago bishoboka niba rero igihe cyabaye ariko ntituze kwiga ngo tugire nibiki nibyo navugaga intumwa za rubanda twitoreye kuzuba cyangwa se kumvura ikabije kajya hari atariko itangazamakuru ryo mu Rwanda ryapfuye wewe wananiwe no kurishyira itegeko aricyo nagutoreye aho ngaho ariko uje kunshinja ko ryapfuye umwe nakoreroreye nta nubwo mu mategeko yacu twari twamenya gutandukanya itangazamakuru kinyamwuga mainstream ngo tumenye kwitandukanya na content creation. Jado Kastari cyangwa se Bagirishya Jean de Dieu turakwakiriye. Murakoze. Umeze neza. Nta kibazo. Urimo kwimva gute ko waje mu bana mu rubyiruko? Ubanza hari imyaka iri buze kuvaho cyangwa se hari imvi nke ziza kugabanyukaho ariko urubyiruko rwacu rurimo gukora bitangaza utabashyikira yaba gifitemo ikibazo ku ruhande rwe bakwiye gushyikirwa kabisa ibi ni bitangaza birashimishije cyane nabuze banza hari habuze gato iyo mbafite ingufu nari bwikoreye nka merci mu kanya tuganira sinzi nabona n'umwanya wo gukangurira abantu igice cy'imyidagaduro cyacu hano iwacu mu Rwanda kirimo gukura cyane kirimo potentiality kirimo abana bafite ibitekerezo bizima kirimo kuzamura ibendera ry'igihugu neza cyane bafite amafaranga rwose bashyiremo cyane vraiment bagerageza bishoboka byose. Urusanzwe ukurikirana itaramo bya Gen Z none uyu munsi waje mu gace ka Meet Me Tonight uko wabikurikiranaga noneho uri kuri tele urabisobanura gute? Iyo bikurikirana uri online biguha ishusho y'ibyo wakwitega ariko iteka burya nta gisimbura kuba uhari. Ni byiza kubona sare zabaye nto nakwifuje kabone nini sinzi n'ibintu byinshi ngewe ibyo naboneye muri Gen Z
kereka ari nk'igitabo cyangwa se nk'ikiganiro kitari cy'amasaha cyane. Abantu b'impano, abantu bafite impano, abana nk'abo umushinga nk'uyu ni ibintu bihesheje u Rwanda ishema vrema. ngira ngo n'ubwa mbere yitabiriye yego, ariko noneho uje uri umutumirwa, wabonye bizakugarura byatuma ubwira wenda n'umuryango rimwe na rimwe byo gusohoka akavuga uti tuze muri Gen Z, wabonye bimeze bite? ni ibintu ubutumwa utanga ute ku muntu udahari, ariko nanone ku muntu wo mu myaka yigiyeho imbere gato iruta iyacu cyangwa se iri mu yanyu? Guseka, kwishima, kuruhuka, kwidagadura, kugira ibiki ntago bigira imyaka. Icyo cyo sinjya nkemera, ntago bigira imyaka. Niba binayigira ubanza usigaje mike ku isi ari we waba bikeneye kurenza n'abato, sibyo? Ubanza hariho stress ziba zimaze kuba nyinshi, ubanza hariho ibibazo biba bimaze kuba byinshi. Donc ibyo nta numwe bitareba, nta byagenewe abantu runaka n'ibiki byari byo byose. Hano twari duhari dukuze, hari n'abaturuta, hari abatoya, hari ibiki. Kwidagadura buri umwe wese abyisangamo, nta uhejwe, nta n'udakwiriye kuza. Wambaje ku byo kugaruka, icyo ntazakora ni ukugaruka njyenyine. Nzagaruka n'abo twazana benshi. Nagize amahirwe bavandimwe dukorana bakambwira, kubera ko bazamo buri munsi bakambwira, ariko kucyo usiba kagira n'ibiki. Ariko nkaba umunebwe ahanini w'amasaha ya nijoro, simbabeshye n'ubu nashize. Ariko ubanza ibyo ndibuze kubirenga, ndibuze kubirenga nanjye. N'ubu twari kumwe mbere yuko nza namubwira ko ndibuze kuza ahangaha, ati warigenje ujye uvuga ko ntaho ujya agenda urebe. Ubanza ubutaha ninjye nzamuzana. Kasita, ubushize ubwo yari ahari David muri Meet Me Tonight yagusobanuye nk'umugabo udasanzwe, umugabo bakoranye byinshi kugeza ubwo mushinze BNB Kigali FM. Wowe umusobanura gute bijyanye n'imyaka umaranye y'ubushuti yanashibitsemo business nk'iri? Nicyo kibazo kinyoroheye gusubiza mu bibazo byose nabajijwe. Bayingana mu bantu bose baba ku isi kuri njye niwe muntu nge wenyine ntunga hagati yanjye nawe hatabamo ibanga. Icyo kirahagije ndatekereza. Donc ni mukuru wanjye kuko ubu yaranduta, aranduta, njye nshaje kumurusha, ariko mu myaka burya c'est mon grand frère. Cya kabiri, impamvu babwiye ibyo ngibyo ntekereza ko arabizi ko aha nkeneye mpari rimwe na rimwe, ndetse nkaba mpari n'aho atankeneye cyangwa se atabirotaga. Nanjye niko mbitekereza uko nguko. C'est plus qu'un frère, c'est plus que tout. Donc nawe byumve, narashatse, narabyaye, mfite aho mvuka, mfite umuryango mugari nkunda, mfite imyaka mfite inshuti, mfite n'ibiki byari byo byose. Ariko niwe muntu kuri iyi si nakubwira ngo hagati yanjye nawe nta banga ribamo. Donc il est spécial. Umuntu yakwibaza ngo umunsi wawe wa mbere uhura nawe urawibuka? Niki cyatumye mukora bonde, noneho yatumye mugera ku byo mugezeho? Ubwo ndavuga urugendo rwo kuva ku ishuri utiri bujya kure. Ndi kumwe na Bayingana kuva 2001. Uyu munsi n'imyaka 24. Deja imyaka maranye na Bayingana iruta iyo namumenye mfite. Donc mu buzima bwanjye ari mu bantu tumaranye igice kinini cy'imyaka yanjye. Iki kibazo rwose mwigitinda. Ni ryari wabonye ko umubano we n'uwaho udasanzwe? Ibyo birikora ntago ari ibintu force, ntago ari ibintu panga, so umushinga se igitabo ngo wacyandika. Ça se fait comme ça, mugahuza mukagira ibiki, et puis au fur et à mesure que mugenda muhurira muri byinshi bumenyana mugirana n'ibiki, ubwumvane buraza tout simplement. Ntawe ntakwifuriza kugira inshuti barambana nk'ibyo ngibyo. Ubu uzabigeraho muzabona ari ibintu byiza.
Yego, ikibazo nshaka kukubaza uvuze kuri duo yawe na David Bayingana, ni imwe muri duo nziza navuga ko inamaze igihe kinini muri siporo yacu, binagoye kumva habayemo gushyamirana cyangwa se gushwana bishobora kuba byakica akazi kanyu, mu gihe hari bamwe mu banyamakuru tubona baba barakoranye igihe kirekire ariko bakaba bari gusoza navuga ngo banduranya cyangwa se bandagazanya, babwirana amagambo mabi batukana ku bitangazamakuru bitandukanye. Sofa mwe mwabigenze gute kugira ngo ubumwe bwanyu bube bwiza bunabateza imbere mu gihe abandi ubona ko biri kubagora biri no kwanga? That question is a bit tricky kubera ko sindi inshuti yo kuvuga abagenzi banjye en public, surtout que abo bose mumbwira ni abavandimwe twahinganye imigende, ibyo babamo, ibyo bagira ibiki byose ndabizi kubarusha, ibibazo byavuka n'ibiki byari byose ndabizi kubarusha. Rero munyemere inshuti bavandimwe, nabiganira nabo umwe ku wundi kuko nzi ko ari abavandimwe n'inshuti, ariko muri media impossible kuko hari ibyo mwabona nk'ibyacitse njye atari ko mbibona, hari ibyo mwabona mwavuga muti ibi ngibi ariko byahinduka uku nguku, twabihindura abantu bakaganira ku ruhande, ariko muri media kudramatiza case ntago bikunda. Hari ibyo nabonye RMC yatangiye kujyamo byo ku amategeko, amahame n'ibiki byari byo byose, ibyo c'est technique, nicyo bashinzwe kubahiriza ayo mahame, ubwo bajya mu byabo n'ibiki byari byo byose, ariko iby'ubwumvane uko abanyamakuru tugomba kubana, uko tugomba kumvana no kugira ibiki byose, de ma part ngewe nka Jado n'abavandimwe nkunda kandi nubaha cyane, kandi nzi struggle zabo n'ibiki byari byo byose. Aho ngaho discuter kuri izo case muri media je peux pas, ntabwo bishoboka. Heza cyane kuko ibyo n'abantu ntimuze kubitindaho, hari ibintu byinshi, hari potentialite, hari murebe uko mungana uko nguko, mwese muri abajene, sibyo? Muri abajene ahangaha bafite avenir, nuko ntago nabataka kubera ko mfite mikoro zanya ahangaha, ariko ibyo muri mu mukora n'ibitangaza, peut-être twebwe tutashobora no gukora ku myaka yanyu. Uburyo muryoherwe n'inkuru, uburyo muryohewe no kuyitara, amajoro murara, ibyo mukora haba kuri mainstream haba kuri digital, ngiye mpamya ntashidikanya ko bizabatunga bwikuba inshuro twebwe ko twabayeho nuko twastragorinze. Tout simplement que du courage. Icyo ntarimo nemera ni ukuba abantu bavunitse bakoze ibintu byiza 100, reka mvuge 99, ntubishime ntunabirebe n'ibiki byari byo byose, by the way nta n'icyo wabyishyuriye, ariko habamo case nk'imwe niba abandi bapfuye bashize n'ibiki. Sinyugunda umuntu usuzugura itangazamakuru, nge biranandambiye profession. Sinifuza umuntu usuzugura itangazamakuru rwose. Bareke abana bikorere ibyabo batera imbere, umaze kuba umuryango mugari, ahazabikosa tuzakosora n'ibiki byari byo byose. Hari ibintu byo gusuzugura abanyamakuru, nibo bakene, nibo babayeho nabi, nibo bagize n'ibiki. Ibi ngewe sinkoshye nibyo bindambiye. Hanyuma urabona muri kino gihe itangazamakuru hanini ri kujya kuri YouTube cyane, wagiranya gute generation turimo ya YouTube n'igihe cyanyu cya kera cyane cyane mwakoreshaga radio cyane? Muri abanyamahirwe, muri abanyamahirwe, ahubwo ubwo bamfite ubanza muzabitetera amahari, ariko mwe muri abanyamahirwe cyane. Kubera iki? Utekereza uzi ko ikigora umuntu wize nyuma yo gusoza kwiga ni cya kindi bita kwihangira umurimo. Burya kubivuga biroroshye, ariko mu kubikora bisaba ibindi. Ariko tekereza ubu ngubu kuvuga ngo nakora itangazamakuru rikantunga ntaho ngiye gusaba akazi, ukoze ibyo hari uko bisa. Uwaba yarabimpaye nko muri za 2 wari bubona mba ngeze ubu. Ariko mwebwe icyo mbisabiye ni kimwe gusa, ntimuze kubiteteramo, ariko ushaka gukora akabikora uko bigomba gukorwa, agakora ikinyuranyo, kubera ko ririya ni isoko rusange, harimo competition, harimo concurrence, mukaba creative enough, mukaba innovative mu guhanga ibishya,
mwebwe muraza kuba bamwe mu bakire dufite muri iki gihugu. Kasita nakurikije ikiganiro wajyanye na The Ben, ikiganiro cyiza ubona ko warafashe igihe cyo gutegura harimo byinshi cyane njye nungutse cyane cyane nakunzemo agace kajyanye n'igihe yagusangaga mu rugo ari kumwe na Muyoboke ukamubwira uti waririmba uriya munsi iyo usubije inyuma intekerezo umunsi yazaga mu rugo ukamubwira uti birashoboka ko ushobora kuba umunyamuziki mwiza ubusobanura gute muri karere The Ben? Simpamya kubera wa muco w'itangazamakuru byaranyokamye, simpamya ko ndi mu mwanya mwiza wo kuvuga kuri kariyeri ya The Ben a défaut d'être subjectif, mu rwego rwo kudashaka kujya kubivanga no kugira ibiki ujya kuruca biba byiza ko araramye. Or ngewe en principe Ben ni inshuti yanjye, ndamukunda cyane buriya kundana rwose nshatse nabivuga gutyo. Kunshyira rero mu mwanya wo kujya kujija kariyeri ye bishobora kuza kungora, wenda nkaba naba subjectif nk'uko wambaza ngo ese umwana wabyaye ubona ari mwiza cyangwa se ubona ari mubi. Icyo kibazo kame murumva ko kitaba gishoboka. Gusubiza makuru ya munsi tout simplement mu ijambo rimwe ari we ari na Bruce Melody, ubwo nahuraga n'abari babiri nababwiraga ko ubu ngubu bagomba kwitegura kuba intwara rumuri z'umuziki wo mu Rwanda. Mwe kubera ko mubiri mu yumwe avuze uyu n'ibiki bya byose ibyo ngibyo nge nahitamo ko bombi bumva ko ari intwara rumuri mu gice cy'umuziki dufite ahangaha, bagafata n'izo responsibility zijyana nabyo kuko nibo bahari. Iyo medaza kuba ahari nibyo twakagombye kuba tuvuga, harimo n'abandi artiste bandi bakibirimo bakibikora neza barahari, harimo abarimo kubyiruka nabo bagomba kubaho aho ngaho. Ariko burya iyo abantu ari itsinda ryagutse rihuriye ku kintu runaka byanze bikunze abamo intwara rumuri. Iyo tuvuze football yo mu Rwanda burya habaye n'amakosa muri football yo mu Rwanda utaranamenya uwayakoze wihutira kwibaza APR na Rayon. C'est normal. Tuzivuga uyu mwaka zigiye kongera guhura ku cyumweru bafite finali y'igikombe cy'amahoro. Ni umukino zizakina ariko noneho by'umwihariko it's official confirmation nizo zizahagararira u Rwanda. Ukurikije uko wazibonye muri iyi sezo bari tayari koko urabona baduhagararira bakagera kuri? Nabaye déçu, ntago nshaka ku ruhande. Nabaye déçu na sezo yabo bombi. Ndetse ye ku bwanjye iyo haza kuboneka undi uri serious yakagombye kuba arimo atwara ibikombe kurenza abo. Franchement abo ku ruhande rwabo they messed up. Ntago ari kuri tubategerejeho. Bara nibo bantu bayoboye ruhago hano iwacu mu Rwanda bakwiriye kuba barimo kuduha nk'abanyarwanda bibirenze ibyo dufite. Rwose urebye match batakaza atari ngombwa nk'ubu muri phase retour ngira ngo ubanza bombi bamaze gutsinda match enye muri phase retour. Iyo phase retour nayo isigaranye ngira ngo iminsi niba atari 5. Tutimagine match banganyije nizo batakaje. Hanyuma si ibyo nibyo ujya gutetamo wasohotse ugiye guhagarara igihugu muri Afurika. Ninde se waguhaye amahirwe? Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri hari ibintu bimaze kuba karande muri uyu mupira muri mu muvuga ahangaha byo gutwara igikombe mu nzira mu nzira zimeze gute se? Mu nzira nari ngiye kuvuga ngo za football yo mu Rwanda iz'ubwazo yihariye. Biriya rero ntaho wabijyana kuri mpuzamahanga. Barakutsinda ucyurira n'indege rwose najwe nakubwira nti ntuyizimye. Barakutsinda bibyeme n'amategeko cyane. Ibi bintu no uko bigaragara basigaye basa n'ababirushanwa. Sinzi n'impamvu bagira bamwe babigerekaho ngo ababarusha abangaba n'ibiki byose nibyo babamo. Ntazagira ujya kuvuga ko aruta abandi n'ibiki byose. Ikiri cyo ni kimwe wabikora uyu munsi abafana bawe bakishima, abafana iteka. Twese mu makipe dufana dukunda ibikombe n'iki, ariko atitre y'uwo muco iyo byageze mu gushaka mu kubaka ireme ryo guhatana usohoka ntacyo ufite. Iyo usohotse rero uri nk'uwambariye ku nkovu, umwenda w'umweru wakwambara wose uramutse hari icyo ukenyereyeho kidakeye, iyo kigeze ihisufi yo kakazuba kava gusa bya bindi biri imbere bita bigaragara cyane. Ngibyo bibiri nibyo bimpangayikishije.
kandi byose mbona bose hamwe babishyize hamwe bashobora kuba babikosora. Ni ibintu bishoboka, turanifuza ko bazabikosora, ariko iyo ndebye aho icyoko kinagana banza bigiye gukosoka kera kabaye, banza bigomba gukosoka. Haraza kubamo ingufu, haraza kubamo n'iki, ariko banza bigiye gukosoka kera kabaye. Umuntu yavuga ko igisubizo cyo kubikosora cyatangiye. Niba uzi football yo mu Rwanda, franchement ibya migi nibyo byoroshye bihari. Nuko nyine burya ngo uwafashwe ngo niwe waciye ibintu, ariko la réalité des choses iriya na affaire toto par rapport y'ibyo tuzi biba muri sport ahangaha hama ibintu bibi. Ariko muzarebe ibintu, ariko uzi ibintu umukuru w'igihugu ashobora kuvuga inshuro imwe ebyiri eshatu akabisubiramo. Umukuru w'igihugu burya umuntu ukomeye cyane, inshuro imwe ebyiri eshatu akabisubiramo. None igitangaje kirenze ibyo ngibyo, yaba yabivuze inshuro ya mbere kweri ukamuha urwaho rwo kubisubiramo bwa kabiri, ahubwo dushirika n'ubwoba. Abakozi b'umupira bati nubwo bitagenda neza mu ma equipe yacu ko yitegura, ariko na arbitrage yacu nayo ikagarukaho cyane. Si ibyo byose si hanyuma kandi ubwo na nyuma arbitrage erega wavaho ugira ahangaha. Murebe ibyo mumaze kumbaza ahangaha. Twabanyamakuru hari ibyo dusabwa, franchement ndabyemera ko hari ibyo dusabwa, dukwiriye kuba dutanga ibirenze ibyo dutanga. Ni ukwiga, ni urugendo, ariko ibyo byose turimo tuvuga natwe biratureba. Abakinnyi bafite ibyo basabwa ahangaha, urumva. Njyewe kimwe mu cyo nshinja abakinnyi bacu, hari icyo ntabashinja, kuba birwanaho, kugera kuri ruriya rwego birwanaho, ntawe ubarera, ntawe ubagira ibiki, bose birwanaho. Ariko iyo bamaze kwirwanaho bakagerayo, umwanya bata hanze y'akazi kabo, c'est terrible. Ils vivent comme des amateurs, nk'abantu b'amateurs, on dirait pas des professionnels. Iyo udatinya kurara mu kabari mu gitondo ufite match runaka, ukaba ushobora kubisubiramo weekend imwe, weekend ebyiri, n'ibiki byari byo byose. Numvishe saga zatangiye kubaho n'ibiki byose. T'es un athlète professionnel, kina umupira, nubirangiza off season ni burya bari mu bantu bambabare n'ibiki byose, ariko off season ku batlete bajya banyuzamo bakiyandarika. Off season, that's how they are. Abatlete n'abakina n'abartiste mwisi babamo. Off season nyuma y'akazi kabo, ibyo baba barimo byo rwose kwisi nzima. Ntago wa Chicago yase ku Nyarugenge, wa Londres cyangwa se wa Madrid ngase cyo w'inyarugenge, bose ni bamwe. Uzanarebe n'imyambarire yabo, imigendere yabo, n'ibiki byari byose mwisi yabo, isi yabo nimwe. Ariko se uri ku kazi, ega natwe mu buzima busanzwe nko kubakanywa, umuntu yakora yamara kunywa akagenda amaze gukora akagenda akanywa kamwe, sibyo? Bafite ikirahure kimwe ukajya kuryama. Ibyo si bisanzwe, si ibintu bibaho. Ariko se ndatangira ku kirahure mbere y'akazi, c'est reverse. Ibyo ntabwo bikunda. Abo batlete bacu n'icyo mbagaya, ubwo hari ku gice cy'abatlete, abayobozi b'ama equipe ibibazo byinshi nibo babitera. Ababo twageze ku gice cya administration, abatoza ku ruhande, mu by'ukuri tutiriwe tujya gusitana ibiki byari byose, uruviri yaba kugera no kubafana. N'abafana banza hari indi myumvire twasabwa kuzamuraho igihe twaba turimo dutekereza ibijyanye n'iterambere. Twese twabiviraho indimwe, none se ni ngombwa ko twese bitureba tukabiviraho indimwe, naho ubundi twabiraga ndetse turabisiganira ari iby'abandi. Ariko ikiri cyo aho bitangirira, burya bitangira kuri change of mindset. Ubanza kwemera ukavuga utari ko busindwaye, ukabona kujya gushaka umuganga. Ariko ikimbaza nuko tutanabyemera kari n'ibibazo. Kastari, uri umunyamakuru, navuga ngo imyaka irarenga 15 mu kazi, wabaye navuga ko wabaye successful mu buryo bwose. Washinze radio, wakoreye radio, yoboye radio, waravutse uragenda, uri umugabo. Iyo ubonye itangazamakuru ryacu aho ririmo riragana, by'umwihariko kuri murandasi, ngira ngo mwebwe kubera ko uburyo bwo gukora bwari buke, bwanatumaga mudakora amakosa menshi. Ubu ngubu ndihengeka hano mfungure YouTube channel, nge kuri Instagram live, turasabwa iki nk'abagenzi mu kazi kugira ngo tutazanduza n'isura nziza mwubatse? Reka mubwize ukuri ikintu kimwe kimbangamira.
gushinja amakosa kuganira ku makosa cyane sinzi niba ariko muri kamere yanjye ngewe natumwanya mu bintu byiza ariko sinjye ngira umwanya wo guta mu bibi I'm not judgmental nta wangiza umushinjabyaha nta wangize n'ibiki byari byo byose unyibarije ibyiza nkajya gukeza byaba ari ibyo ngibyo reka nkubwire rero ikibazo dufite itangazamakuru nicyo kintu gike gikorerwa kuri social platforms ku mbuga nkoranyambaga imbuga nkoranyambaga they are there for content creation urumva itangazamakuru ni ugutara no gutangaza inkuru content creation ni ukurema inkuru ibi ni ibintu bibiri bitandukanye waretse umuntu ku mbuga nkoranyambaga akarema inkuru urumva mu kurema inkuru nabyo bigira amategeko n'amabwiriza yabo urumva urema inkuru pa raporo y'igihari waba wabonye event nk'iyi ngiyi ukongeraho agakeregeshwa kawe cyangwa se description umunyamakuru wundi atajyamo wowe urazemerewe iyo niyo content creation ariko itangazamakuru ho ni ABCD na amahame ni ethique deontologie ibyo biratandukanye nge rero ntago nashyikira igihugu gifite itangazamakuru journalisme gusa kidafite content creation kuko content creation nayo ni igice gikenewe ahangaha gikenewe so already we have that confusion ntago tuzi ngo itangazamakuru ni iki ntago tuzi ngo content creation ni iki njyewe ndi na RMC nibyo navugaga RMC yacu najya mbaha amakarita biratandukanye nibyo nababaza byaba bitandukanye na polisi byaba bitandukanye of course hari amahame yibanze ntawe uzatukana ntawe uzagira ibiki kuko ibitutsi si content ibinyoma si content sibyo ariko niba umuntu afite uburyo abari inkuru uwo kuri radio atakwemererwa ntabwo uwo muntu abaye igitangaza ntabwo yaciye nk'amabere s'il vous plaît ntabwo ari ikibazo content creation apart journalisme professionnel apart ni ibintu bibiri bidafite aho bigira mais hélas mfite n'ikibazo n'amategeko yo mu Rwanda ntiyari yabitandukanye kuza kumbwira ko itegeko ry'itangazamakuru riza kugenga content creation c'est une erreur ni kosa rikomeye cyane ntabwo bishoboka ibyo ntabwo bishoboka niba rero igihe cyabaye ariko ntituze kwiga ngo tugire n'ibiki nibyo navugaga intumwa za rubanda twitoreye ku zuba cyangwa se ku mvura ikabije kajya hari ariko itangazamakuru ryo mu Rwanda ryapfuye wowe wananiwe no kurishyiraho itegeko aricyo nagutoreye aho ngaho ariko uje kunshinja ko ryapfuye buri umwe nakoreroreye nta nubwo mu mategeko yacu twari twamenya gutandukanya itangazamakuru kinyamwuga mainstream ngo tumenye kwitandukanya na content creation umuntu afite uburenganzira bwo kujya gusaba lisansi ati ngiye ndashaka kuzajya nkora ame content creator kurema inkuru cyangwa se guhanga inkuru no gutara no gutangaza inkuru izi ni nuance ebyiri zitandukanye kwanza duheraho tunagira ngo tukure kuri utadere burimo burira uri umunyamakuru nkuko nabivuze wibanda muri siporo cyane ariko nanone ugatanga umusanzu mu buzima bwite bw'abaturage muri politike no mu myidagaduro ubihuza ute kugira ngo icyo ugiyemo ugikore neza kuko nta na hamwe turabona ibihanga ngo nukubera ko usanzwe bariza muri iki icyo nacyo kugisubiza kiroroshye kibe nizitangazamakuru ntago nizitangazamakuru rya siporo ntago nizi rya entertainment ntago nize iryiki nushaka untumenye gutara inkuru y'ubuhinzi nta kibazo nushaka untume hehe nta kibazo ubwo n'ubuzima bwacu bw'abanyarwanda tubamo mfite umuhamagaro wo gukora itangazamakuru ntago mfite umuhamagaro wo gukora itangazamakuru mu gice runaka ibyo rwose ntituzabitindeho ntago nize itangazamakuru rya siporo ntago nize itangazamakuru ariko ndaza kubwira ko niga itangazamakuru muri pratique nuko natangiye nari mfite ikiganiro nkora cya entertainment nari mfite ikiganiro nkora cya siporo nayoboye icyumba cy'itangazamakuru chief editor igihe kitari gitoya naranditse kwandika aho bibaye ngombwa nagize ibiki en plus de cela mu buzima bwanjye ya workaholic
niba hari akazi kuri njye na feri yo gukora yego ibyo bindi byo kuvuga ngo nkora iki mbarizwa hasi gute ejo se ntihataboneka bizagenda gute ibyo ntabwo mbikunda akazi gahari karakorwa uti ntabwo ndi umuntu ukunda kujajinga bibaye byiza mwambaza ku byiza gusa ibyiza mu Rwanda turabifite ku itariki 17 dufite amashanwa ya Bar African League equipe ya APR Basketball igiye kuduhagarara ku ruhando mpuzamahanga ubutumwa wagenera iriya equipe by'umwihariko ukurikije uko conference yo muri Dakar yari yagenze ubushize noneho na any message ku ijwi ryawe rinini cyane rishishikariza abanyarwanda kuzaza gusapotinga equipe ya APR. First of all, so sorry kuri APR Basketball Club batakaje abakinnyi babiri bakomeye kandi mu gihe kibi cyane. Iyo bongereye rero ku bantu nka Adonis kejo kwa bitaza gukunda ukongera ku bantu nka Mukama for me is a flop. Yo ntago mbisha ku ruhande. Ukongera kuri Antino for me he's now flopping yet to give what he should be giving. Icyo gihe ubona ko APR byanze bikunze uretse abakinnyi ifite ba bene gihugu ahangaha ariko tuzi ko muri bar kabone nubwo ngiye mpamya ko BAR abayitsinda bihera ku bakinnyi ufite imbere mu gihugu iwawe wiremeye ariko ntawasuzugura agaciro ka Ranfort ntawakasuzugura so itakaje umuntu uranga Osborne bibi cyane no uretse nawe no kuri equipe nationale regarde en forme ça c'est ku mwanya we afite ikinyuranye rwose mu bo dufite hano ba bene gihugu guhita ujya kumusimbura byaba ari ibindi icyo gihe rero ushobora kubabona basketball icyo mfa nayo ushobora kubona ikipe ifite abakinnyi 10 ariko wajya kureba ugasanga en principe no mukino umwe cyangwa se babiri par rapport y'imyanya bakinaho ikinyuranyo cye muri basketball ku muntu n'umwanya akinaho kiba ari kinini cyane kuri sorte ya resultat hanga APR ndayibona mu mushinga mushya ariko ni inkotanyi nyine ntago ibyo biza kuba an excuse that's for sure they will fight nka APR ku ruhande rwabo ariko nanone kuza kwirengagiza ko abakinnyi babiri batakaje atari icyuho aho ngaho byaba ari ibindi nicyo gikomeye cyane gutakaza bari abakinnyi muri iki gihe plus de cela yaba n'ubundi byibura aha ni middle hagati ni qualification igiye kubera mu rugo ubwo na pressure azamerega utagira ngo igihe biza kuba wenda bitarimo bigenda neza mu mukino turasimi ntabuza ko bavuga igisobanuro cyo kuvuga ngo abo baravunitse tekinike mu imbere equipe bisufura ariko nya nk'umufana waje aramba aho bwanditsindi ibindi bigira icyo bimbwira so ibyo byose rero nibyo bibategereje ariko I have full trust muri bo cyane ahangaha ikibazo wenda nakibona South Africa igihe bazabagezeyo ariko ahangaha they have to do whatever it takes iyi qualification kaza kuboneka icyo dusabwa rero ni iki ndabizi I trust them baraza gushyiramo ingufu zabo uko APR ikora they will handle the issue the APR way twe ku ruhande rwacu rero biradusaba iki natwe biradusaba ko tuhaba aka kandi tuvugana n'ubundi ntabwo bikunda ariko ndabikubaza kuko birahari byose ni sport imisifuro ya basketball cyane hano mu Rwanda ikomeje guteza ikibazo tuvuge ko ibyavuye muri wa mupira wacu byatangiye kujya no mu mikino y'intoki buriya rero sport ukuntu yubakitse no kwiteye no kwimeze sport ni nk'umubiri ni zikabaka 35 u Rwanda rumaze gutunga tubonye nk'umukino umwe tukawumetriza tukavuga ngo uyu mukino abandi bose bajya kwigirayo bakajya kureba ni nakiyo birimo bipfa hose urumva sport aho umukinnyi muzima atari yaremwa aho umutoza gifite amahugurwa yo gufata nibiza kugera ku musifuzi kuki wataza kujya muri uwo mujyi akamera cyo kimwe n'abandi nicyo kintu ntajya numva cyane muri sport urashaka umusifuzi mwiza uza gusifura imikino mibi tout simplement we have to admit byose ni bibi and we start from the scratch we build something abantu bagerageze kubaka ikintu kirimo gifatika hanga ariko icyo nakunda egoisme ntajya nkunda yo muri sport yacu ni abakinnyi bemerewe kuba babi abatoza bemerewe kuba babi twabanyamakuru natwe twemerewe kugira ibyo tuvangavanga
ariko nibigera ku musifuzi we agomba kuba imana. What the hell? That's not possible. Ntago bishoboka. Uko mu bindi babyita sports vicious circle, uruziga rwiri mu murizo bose bahuriraho muri sport. Uko igice kimwe gifite ibibazo kandi kikaba cyemerera kuba gifite ibyo bibazo kitari cyahangana nabyo, ni nako n'urwo ruviri rwose ruzamera. Ubwo so wambwira ngo hagati y'umukinnyi n'umutoza n'umusifuzi hari habanze iki? Ubona yaba iyo misifure yari mibi ariko ukambwira ko dufite abatlete beza, ntacyo bazajya gutsindira ahandi bazifura neza. Ariko subu should it be the case? Twese turi mu rugendo kandi turi hasi, ntihakagira blaming undi. Ngewe blame ahubwo mbona abasifuzi bo mu Rwanda bafata blame irenza amakosa bakora. Byageze naho noneho kubera ibindi bihishe bitari byiza, ubu nta nukemere gukora ikosa ukoze ikosa wese ngaba yagiye muri ibyo. Aho ni naho mbona ikibazo. Twarabivanze tubivanga bareba n'ibiki byari byo byose, ubu dufite na confusion no gutandukanya ikosa ry'umusifuzi n'umusifuzi babikoze nkana cyangwa se twakekera ko yabikoze nkana. Twaravangiwe, ntago tukizi ibyari byo. Kubera iki? Kubera ko tuzi ko n'ibyo nabyo bibaho. Kasita, tunagushimira. Mu mboni zawe murabona shampiyona y'u Rwanda ari ihe kipe muri izi ebyiri ziri imbere muri aya mafarasha abiri arimo kwiruka, ni iyihe ifite amahirwe? Ni imibare ugereranya gute kubera iki yo gutwara igikombe? Ana kibazo cyane. Amahirwe zifite ziri ebyiri nuko nta gikurikira, naho ubundi nuko nta ubakurikira. Abo bwabo baroga mu nyanja, amakosa bazakora ibyo bazivangira byose nibahumure nta uzabakurikira. Ibisigaye uzatwara igikombe nuzarusha undi kugabanya amakosa. Mu quite sure bose buri umwe afite doze ye ku ruhande rwabo. Nge nabikubwiye franchement, j'étais tellement déçu surtout muri phase retour. Numvaga bariya babiri icyubahiro ngomba apena Rayon Sport nk'amaklub atwaye rwagwe hano iwacu mu Rwanda. Joremi muri phase retour uko bakora ibirenze ibyo nababonanya ahangaha. So ni kubwizo mpamvu rero utwara igikombe nta nubwo bimusaba gukora ibitangaza, biramusaba juste kugabanya amakosa, agabanye duke mu makosa menshi bakora, azahita agitwara. Bakoze cyane. Mwambare tutarasuza mubaza kubera atazamacu babiri. Kasita, abo ngabo ba mbere baje muri phase bakaza muri phase retour, bo bisa nkaho bitagenze neza. Ariko ku ruhande rwa Rayon Sport wongeyemo rutahizamu Biramahire Abedi, ku ruhande rwa APR wongeramo Jibril Watara. Aba bagabo basi bo ubabonye gute muri iyi mikino mike babonetse? Bombi mbabonye nabashimira cyane. Nabashimira cyane. Ujya gutera uburezi arabwibanza kamere kuri mwene wacu Abedi. Abedi franchement niba unyumva niba ugira nibiki kudoshapo kuri wowe. Kabisa ndagusabira ku Mana igukomeze cyane. Yaje nta kizera ahabwa kubera ko atari umunyamahanga, ataje yashyize mu misatsi yashyizemo tentire cyangwa se yatanzwe bifaranga byinshi. Icyo ni nacyo kica abafana bo mu Rwanda. Umuntu ngagomba kuza asa n'isi n'ijuru. Nabonye bamwe basigaye baza bameze nk'abakinnyi ba box cyangwa se ba catch, vuga indimi zitandukanye n'ibiki byose, amafaranga yamutanzweho ubwo ni byinshi cyane, amatike y'amadege n'ibiki. Aba bahungu bazi no guhaha neza, kareba uko agura umubavu tutabona i Kigali. Melas ikintu hariya ni mu kibuga. Umwana yarajwe nta umuha agaciro, ayo ni amabura kindi siwe rutahizamu twari dukeneye n'ibiki byari byo byose. Good. Aricecekera, zicyo ashaka, aragenda arakora. Inshuro ya mbere ntibije uko bigomba, inshuro haboneye okaziyo ayifatishiriza arimo arayifatisha. Abedi kudoshapo. Sinjye utoza Amavubi. Aka kanya ubu tuvugana ari nkanjye utoza Amavubi. Nzayahamagara nko kuwa gatanu, kuwa mbere naba mpamagaye Abedi. Nzahamagara nko kuwa gatanu. Watara ubu critique afite ngo atsinda ibitego by'imitwe gusa, agira n'ibiki byari byo byose, ntebishema no kuba mu Rwanda rutazamu nk'abatara. Franchement c'est le genre de joueur dukeneye ahangaha. Uretse no kubitsindisha umutwe, nashaka atsindisha umusatsi, amenyo n'ibindi byose bishoboka gutsindisha. We apfa gushyira ahangaha. Ce qui importe de plus muri football c'est le but. Aba basore rero babiri urimo mbwira mu mikino nk'icumi ishize ureba ugasanga bafite ibitego 7-8 ahangaha, abana barutazamu wavuga urwego twaba turiho rwose rwa football. Kudo chapeau Watara kuri kubyarimo akora kuri APR, surtout kudo chapeau Abedi. Namuzi no mugabo ufite responsabilité ntaze kwirara ku ruhande rwe,
ariko to tell you the truth ntewe ishema n'umukinnyi witwa Abedi cyane nkunda umuntu ukora ikintu mu cyongereza bita defying the odds kuvuga ibyo bagukekera bagutekerejeho n'ibiki byari byo byose ukereka abantu ko bibeshya abantu nk'abo bakoresheje ingufu zabo bakagera kuri icyo kintu Imana ijye ibaha umugisha nabonye bivuze ku banyamahanga uburyo mu Rwanda tuba tushamadukiwe waturutse muri Ghana muri Mali bituma no kubaza ikibazo cyane nubwo nari nasoje APR iherutse gusubira mu murongo w'abanyamahanga yari imaze igihe hafi imyaka 10 yarawuvuyemo ni APR ubona uyu murongo ari wo mwiza wo gukoreramo cyangwa n'ubundi twakabaye dukomeza guhereza agaciro amaso umwanya abana b'abanyarwanda nayo mafaranga bakayaryaho wamugana Nje ntago nemera sport ishingiye kuri passport aho umuntu aturuka ngo urava ibuzinganjwiri urava hehe duhuje indangamuntu n'ibiki ça importe peu sport ni question y'ubushobozi icyo ushoboye genda ujyemo ugikore none se ariko muzacunge neza ntituzitwa abantu bikunda abakinyi bacu dufite iyo bari hanze bitwa baki parce que bitwa abanyamahanga sibyo finalement se kuki iyo abana bahandi baje kubikora hanga icyo cyaba ikibazo oya twebwe abimbere abahani wacu n'ibiki byari byo byose muraza gutoza abantu abo nibo navugaga hangaha kubera ibyo bintu ngo byakanyarwanda nakanyarwanda n'ibiki byari byo byose hari bugende akagira uko arara ibyo arara yikora kubera ko abizi ko n'ubundi mu kibuga ari buze kujyamo ibi ngibi ngo byabo 6 batanu n'ibiki byari byo byose ntago ni inshuti yabyo tout simplement hari ibintu byikora ntago waba arafashe umwana w'umunyarwanda waramureze uko umukinnyi arerwa bijyanye n'isi ya none waramushyizemo ibyangombwa byose arimo akinira imbere y'ababyeyi be arimo akinira imbere y'abafana bavuga ururimi yumva arimo agira n'ibiki uwo muntu warezwe neza ntiwakagombye kuba unakeneye wa wundi ariko niba ibyo utarabikoze icyo nkeneye kuza ku kibuga kwishyura amafaranga yanjye ni umukino uryoshye wijya kundundira mu kibuga butareze ngaba ari byo nza kubona aho ngaho kuba umukinnyi yabo umunyarwanda ntago bivuga ko bigomba kuba source kuba mediocre ntago ari byo niba tubashaka barezwe neza bagira n'ibikibaze bakina ariko niba bitabaye ibyo